Iyi ntambara birashoboka ko nawe uri mu mubare w'abantu batari bakeya bategereje iherezo ry'intambara mu isi, kandi koko uri mu kuri ndetse ni mu gihe, kuko intambara mu isi zahinduye byinshi, haba ku mibereho y'abantu, mu buryo bwabo bwo gusenga, iyobokamana, mu mitekerereze, mu iterambere, muri politiki ndetse n'ibindi bintu bitandukanye nk'imico. Intambara zirabihindura zizana ibindi, zitwara bamwe zizana bashya, zisenya bimwe zubaka ibindi. Gusa akenshi ikizwi ku ntambara ni uko intambara atari nziza. Abahanga batandukanye bazivuzeho byinshi. Muri iki kiganiro tukaba tugiye kurebera hamwe ku iherezo ry'intambara. Benshi batekereza ko intambara zizaguma kwiyongera mu isi mu gihe abana b'abantu bazaba bakiriho, ndetse no mu gihe uko muri Bibiliya bivugwa ko ngo no mu ijuru habaye intambara ikomeye. Mu Byahishuwe 12, uwitwa Mikayeli ngo n'abamarayika be ngo barwanye na Satani. Iyo ngo ni intambara ikomeye cyane yabereye hejuru iyo ngiyo mu ijuru, ngaho Imana itetse jabiro, ngo burya naho bararwanye. Ibyo bigatera benshi ubwoba bwo kwibaza niba twebwe turi hano ku isi tutazarushaho kurwana ngo byisumbuyeho, nibona mu ijuru haba impamvu zo kurwana nk'uko. Uwitwa Plato yaranditse ati only the dead has seen the end of a war. Ashatse kubyenekereza mu magambo y'Ikinyarwanda, wavuga ati abapfuye nibo bonyine babonye iherezo ry'intambara. Impamvu yavuze ayo magambo turaza kuyireba neza cyane muri iki kiganiro tudatinze. Rero ngo burya kuva umuntu yabaho ku isi, intambara ntizigeze zihagarara cyangwa ngo zireke kumwibasira, zibasira ikiremwamuntu. Igihe cyose abantu bahura mu bwoba, abaharanira inyungu baravuka, ibitekerezo by'abantu bikavugamira ku kibi, ubuhemu, gushaka gutwara iby'abandi, maze ubuhangange ndetse n'ikuzo abantu barwanira bigatuma intambara zitarangira. Byagutangaza nk'uko mu bwami bwa kera abantu barwanaga bapfa umugore, igihugu kimwe kigahagurutsa ingabo, atumwamo ibibona ko yantwariye umugore, abantu bakarwana ibihumbi n'ibihumbi bageza bagapfa bapfuye umugore, nyamara igihugu cyandagayemo abagore benshi cyane batagira ingano. Uyu munsi rero isi turimo irimo intambara zitandukanye, intambara z'amasasu, intambara z'ubukungu, intambara z'inyigisho, intambara z'imyumvire. Burya ngo n'imyumvire ishobora kuba intambara, ushaka kumvisha abandi ko ibyo wumva cyangwa uko wumva ibintu ari byo by'ukuri kurusha uko babyumva, ngo burya iyo nayo si kindi, ngo nayo ni intambara. Ikibazo rero wakibaza uti kuki ubona intambara zibaho, kuki se ahubwo zitagira iherezo muri iyi minsi? Mu ntambara z'amasasu dufite intambara muri Ukraine, dufite intambara muri Sudani, dufite intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aha hirya, dufite intambara muri Venezuela, dufite intambara muri Ukraine twahatangiriye tuhavuga, ndetse ibihugu bitandukanye nka Somalia, Ethiopia ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane byo ku isi bararwana. Barapfa iki? Hafi ya bose barapfa peteroli, barapfa amazahabu, barapfa diyama ndetse n'indi mitungo kamera. Benshi nabo bagapfa ubutaka, icyubahiro ndetse n'ibindi bikomeye. Uwitwa Bertrand Russell yaranditse ati war does not determine who is right, only who is left. Ngo burya intambara ntigena uri mu kuri, ngo ahubwo intambara igena uzayirokoka nyine. Uko iyo upfuye burya ukuri kwawe ntikuba kuzajya hanze nubwo waba uri mu kuri. Mu ntambara zigezweho muri iyi minsi, cyane cyane nk'intambara yabaye nk'iri gututumba iteruye, ariko kandi ikaba ari intambara iri gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Venezuela. Ni intambara igaragaza neza mu by'ukuri ko ukuri kutabaho mu bihugu bitandukanye by'igeno muri Afurika nk'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bihugu bitekereza ko ngo ari umuryango w'abibumbye ngo urengera demokarasi, ukarengera ubusugire bw'igihugu, ngira ngo nabo batangiye kugirirwa abahiga igihugu, aho igihugu gikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisanzwe kigaragaza nk'igishinzwe cyangwa se nk'icyishinze kurengera demokarasi, cyane ko nta n'uwabigishinze, aricyo gifata iya mbere kigatera ikindi gihugu kigashimuta perezida wacyo kikamutwara. Ibyo ngo byagomye gutera benshi ubwoba, bibaza iki gihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyajyaga mu muryango w'abibumbye kikavuga ko kiri kurengera abantu, kiri kurengera demokarasi, ngo ari ubutegetsi bw'igitugu. Benshi bibajije ukuntu kijya mu kindi gihugu kigakoraho perezida watowe kikamufunga nk'uko babikoze kuri Saddam Hussein ndetse na Gaddafi. Ibi rero byagomye gutera benshi ubwoba, bibaza ku iherezo ry'intambara ziri mu isi. Intambara ahanini ziterwa no ku bihugu bikennye bikoronizwa n'ibikize, bikaba ari ngombwa rero ko buri gihe niba uri igihugu gikennye ugomba kugira igihugu gikize wiyerekezaho. Nubwo bavuga ko ubukoloni bweruye bwacitse, ngo nta bihugu by'Iburayi bigikoloniza Afurika, ariko n'ubundi turakolonizwa. Akaba ariyo mpamvu ubona twiga Icyongereza, twiga Igifaransa, nyamara nta munyaburayi wiga Ikinyarwanda mu ishuri. Nta n'ishuri ryabo wasanga riri kwigisha Ikirundi cyangwa Igiswahili. Birasekeje cyane. Aha imitungo nka peteroli, zahabu ndetse na lithium, izi ngizi zivamo amabuye ndetse zikavamo amabateri ajya mu mamoto, mu binyabiziga bitwarwa na bateri nyine cyangwa se n'umuriro w'amashanyarazi. Ibi ngo ni imitungo kamere iri gutuma intambara zo hirya no hino ku isi ziyongera. Hari intambara z'iyobokamana, aho usanga umuntu umwe abwira undi ati Imana yanjye niyo y'ukuri, ati yawe si yo, umwati uburyo bwanjye bwo kubaho ndi umukapitaliste, murwanya abakomuniste, mu bice cyangwa mu bagire gutya na gutya. Ibyo byose byagomye gutuma intambara zo hirya no hino ku isi zikomeza. Intambara rero nanone ngo mu muntu ubwe naho haba intambara, ugatekereza ikintu kimwe ukumva nicyo wagikora uko, mu kanya ukiyumvira uti ndumva atari byo, nabikora uko. Intambara y'ishyari ugirira abandi, runaka yigura imodoka y'umutima ukagera kugukubita, yaguze imodoka asigaye yirata, irangegera, irangije cyangwa se uramutindi, inzika. Ibyo abandi bagukoreye bikakunanira kubabarira, kandi nawe ujya ugirira abandi nabi. Ngo buryo nayo ni iyindi ntambara uhanganye nayo mu mutima wawe, kwiyumva kuri hejuru y'abandi, ukumva kuri ikirenga, ubwoko mvukamo burakomeye, ndi umuntu mwiza cyane, ndi umukire, iwacu mfite famiye ikomeye. Ibyo byose ngo burya ni intambara uba urwana, ndetse rimwe na rimwe
ukaguma muri urwo ruziga rw'intambara ugerageza kuzumvisha abandi. Inkomoko y'intambara ni iyihe? Science ivuga iki ku ntambara? Ubwonko bw'umuntu bufite reptilian brain ishaka kwisigasira, kugenzura no gutsinda. Science rero ikagaragaza ko ibyo bice biri mu bwonko bwa muntu biri mu bishimangira intambara ziri hirya no hino ku isi. Ngo rimwe na rimwe rero iyo ikibazo kiri nk'ihungabana cyangwa se imisemburo tuvuze yiyongereye cyane mu bitekerezo bya muntu, rimwe na rimwe akaba ari n'umuntu uri mu mbaraga nka Donald Trump cyangwa se Vladimir Putin, Kim Jong Un, Xi Jinping ndetse n'abandi baperezida batandukanye twita ko bakomeye cyane no ku isi. Icyo gihe bizamura intambara, kumva ko akeneye kwigarurira iby'abandi, ko akeneye kubahwa, gukomera ndetse no gutinywa. Ibyo bituma intambara zivuka. We fight not because we are evil but because we are afraid. Undi muhanga we yaravuze ati ntabwo turwana kuko turi ibibi cyangwa za sekibi, ahubwo turwana kubera ko dufite ubwoba. Abenshi rero ngo bakarwana ku isi bitewe no gutinya gutakaza ibintu runaka, cyaba icyubahiro, cyaba ubutaka bwabo, imitungo yabo n'ibindi bitandukanye. Umunyafilozofe nka Thomas Hobbes yagize ati umuntu ku muntu ni nk'inkoko ku nkoko, kamere ya muntu ngo burya ni intambara. Jean Jacques Rousseau agira ati umuntu yavukanye amahoro, ariko sosiyete niyo imwangiriza bitewe n'uko nyine ibyo watekereje gukora cyangwa ibyo ugambiriye gukora sosiyete urimo abagukikije batakwemerera kubikora gutyo. Niyo mpamvu undi mwanditsi yanditse ati ushaka amahoro ategura intambara. Ngo burya impamvu ushaka amahoro ategura intambara ni ukubera ko mu by'ukuri ayo mahoro ushaka kurema abagukikije batazigera bakwemerera kuyageraho. Mu gihe cyose utarategura intambara ngo ugwize intwaro nyine zo kurwanya abo ngabo bashaka kuyakuvutsa, ayo mahoro yawe n'ubundi ngo ntabwo azigera agerwaho. Uwitwa Friedrich Nietzsche yagize ati intambara iva mu bushake bwo gutegeka. Intambara nyinshi zagiye zibaho zakozwe n'abanyaburayi nk'iyiswe iya mbere n'iya kabiri bisi z'isi, ariko mu by'ukuri z'abanyaburayi izo zose zagiye ziva ku bushake bwo kurwanira ingoma, gutegeka, kwagura ubwami cyangwa se empire, gusahura ndetse n'ibindi bitandukanye. Mu iyobokamana rivuga ko Bibiliya ndetse na Quran bigaragaza ko amateka yagiye abaho hirya no hino ku isi habaye intambara z'Imana, ngo ubwoko bw'Imana bugahangana n'abantu barwanya Imana. Isirayeli bwari ubwoko bw'Imana igakoreshwa mu kurimbura abanyabyaha cyangwa se abantu batubaha Imana. Habaye intambara ngo zo guhana, Imana igahana abagizi ba nabi. Habaye intambara zo kurinda amasezerano no kurinda imico. Ariko kandi Imana ntiyica abantu, ngo nibo yakoreshaga nk'intwaro, igakoresha Abayahudi kugira ngo bice abandi bantu. Mu gitabo cyo Kuva yabwiye Abisirayeli cyangwa se Abayahudi bavuga mu gihugu cya Misiri ati muzanyura muzica amahanga atanyubaha, muzica Abamoni, muzica Abaheti, muzica Abayebusi, muzica Abahivi. Ariko kandi none inkuru ntiyarangiriye aho, muzi inkuru ikomeye cyane ku iherezo ry'urugendo rwabo ubwo bageraga ahitwa Yeriko. Ngo barahageze, ngo Imana irababwira ngo muzenguruke umujyi mufite amahembe, muzenguruke iminsi 7, muzavuze amahembe inkike zire ko zizasenyuka, maze muzica abantu bose bawurimo, musahura ibintu byiza cyane birimo zahabu n'imyenda myiza, mubizana mu rusengero rwanjye. Icyo se intambara mu by'ukuri zitwara umuntu cyangwa icyo gihungabanya ku bantu ni ikihe? Intambara zica abantu bataramenya icyaha, zisenya ibihugu imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza, zivana umuntu kuba umuntu. Aho undi mwanditsi yagize ati in war truth first casualty. Kurya mu ntambara ikintu cya mbere kibanza guhinduka casualty cyangwa se kumukara, ngo ni ukuri, kuko mu ntambara nta kuri kubamo, ahubwo mu ntambara hakuru ufite imbaraga, uwo ni nawe wandika ukuri nyuma, akandika ibyavuye mu ntambara n'uburyo yagenze. Kabone nubwo ataba ariko byagenze nyine kuko yitsinze, icyo gihe ntawe uri bumusiganuze, ibyo avuze byose byagerezwa yombi. Abantu barahinduka intwari mu mazina, inyamaswa mu bikorwa. Ngaho kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaza nk'abarinzi b'isi, abantu barinzi iyobokamana, ngo noneho bari kurinda ubukristo, abantu barinze abagore n'abana. Nyamara kandi nibo baha Israel intwaro zo kujya kurasa muri Gaza, yakica abo bagore n'abana nyine, cyane ko abagabo akenshi baba bari ku rugamba cyangwa abana yirukankiye. Kuki intambara zikomeza kugaruka? Amateka atwigisha neza ko intambara atari nziza. Inyungu z'abakomeye nanone ngo nizo zituma hari intambara zikomeza kugaruka zigarukirana ku isi. Nanone ngo ubujiji bw'abayoboke bakurikira nyine abo bakomeye, ibyo ngo nabyo bigashyigikira intambara, kuko izo ntambara nubwo zirwanwa n'abayobozi umwe cyangwa babiri, nanone ngo bakoresha abaturage bari hasi, akaba aribo b'ingabo n'abasirikare mu kubafasha kugera ku ibyo bararikiye. Iyobokamana ridafite ubwenge cyangwa se warigereranya n'ibingibi biri gutuma Perezida wa Repubulika w'u Rwanda afunga insengero. Iyobokamana ngo rimwe na rimwe rihinduka intwaro y'ubujiji, nko kumva ngo ibyihebe by'Abayisilamu aribyo biri kwica abantu benshi. Wumvisha intambara z'abanyamisaraba cyangwa intambara za kuwazati, abakristo n'abisilamu baracocagurana bapfa. Iyobokamana nta kindi kintu bapfa, umwe abwira undi ati Imana yacu niyo, undi ati oya natwe yacu niyo, bikarangira intambara zivutse. Nawe hirya no hino ku isi cyangwa se mu gace utuyemo wumva intambara zitandukanye. Mu kiliziya bigisha ngo kiliziya itunganye n'ibindi gatolika kandi ishingiye ku ntumwa, ukumva abapanekoti bakubwira ko umuntu utizera Kristo cyangwa se utari umurokore uwo atazahabwa ingoma y'ijuru. Islam ikavuga ko utizera Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, ngo nguwo rwose Allah azamukonkorera mu muriro w'iteka. Abahamya ba Yehova bakigisha ko umuntu wese utari umuhamya wa Yehova, ataramenye Yehova ngo yizere Yesu, uwo nguwo atazakira ingoma y'ijuru. Abadivantisiti bakakubwira ko umuntu utari umudivantiste, uwo nguwo utanizihiza isabato, uwo nguwo yavumwe ko nta n'ingoma y'ijuru ategereje.
Izo zose ngo zikaba intambara zishingiye ku bintu bitandukanye rimwe na rimwe bitanafatika, aho usanga abantu bari gushwana bapfa ngo Yesu yapfuye gutya, undi ngo Yesu yapfuye atya, ahanini ngo ibyo bigashingira ku bujiji cyangwa se ubwenge budahagije no kutiga bigeze ku kigero gikwiriye. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. George Santayana yaravuze ati abadashobora kwibuka hashize bagahirwa ko bongera gusubiramo ibyabaye nyine muri aho hashize. Intambara zabaye ku isi ngo twe nk'abantu, yaba iyo ntambara ya mbere bisi y'isi y'abanyaburayi n'iya kabiri ndetse n'izindi ntambara zabaye hirya no hino mu bwami, ngo zakabaye zaratwigishije ko intambara atari ikintu cyiza cyane cyo kwiyegerezwa, ariko kandi ikibabaje twagombye kugaragara nk'aho ibyo ngibyo tutabibonye cyangwa tutabishyizeho umutima, tugomba kwijandika mu ntambara za hato na hato. Mu ntambara ziriho muri iyi minsi bisa nk'aho isi yongeye gusubira mu myaka myinshi cyane yashize. Abantu bararwana, bapfa ubutaka, bapfa n'imitungo kamere, mu cyizere cy'uko bishoboka ko izi ntambara ziri mu isi nizongera gusa nk'izicogoye gato, uwambuye undi ubutaka cyangwa ikintu runaka cy'agaciro yari afite uwazakigumana amateka akongera agahindurwa, nk'uko n'imipaka tumaranye imyaka dufite nayo yari yaranditswe binyuriye mu ntambara, nako n'ubu ngubu bari kugerageza kuyihindura mu ntambara, kuko uko nyine ushaka amahoro ategura intambara. Ese hari iherezo ry'intambara rihari? Science ivuga ko intambara zitazigera zirangira mu gihe abayobozi bariho bagikoreshwa n'ubwoba ndetse bagashyira ubwoba ku bo bayoboye, ndetse n'inyungu zabo bwite zigashyirwa hejuru y'ubuzima bw'abaturage babo. Filozofi ivuga ko amahoro atagira ubwenge ntashobora kugeza abantu, ngo buri gihe iyo hari icyitwa amahoro ariko kitari mu bwenge buhagije, igihe kiragera kikihinduka kikongera kigahinduka intambara. Filozofi ikagaragaza ko nubwo ngo intambara z'abantu zishobora gucogora mu gihe runaka, aba ari ikibazo cy'igihe ngo n'ubundi zongera zikagaruka. Iyobokamana ryimbitse rikavuga ko amahoro aturuka ku kumenya uwo uri we, ngo ndetse no gusenga. There is no path to peace, peace is the path. Uwitwa Gandhi yaravuze ngo nta nzira igeza ku mahoro, ahubwo amahoro ubwayo ni inzira. Umwanzuro: intambara si ikibazo cy'amasasu, ni ikibazo cy'umutima w'umuntu. Umuntu uzashobora gukontorora ubwoba bwe ntibube bwinshi cyane ntibunabe bukeya, akamenya kandi ko undi atari umwanzi we, akamenya ko umubiri ufite agaciro nk'uko n'abamukikije umubiri wabo ugafite, akamenya ko gutsinda undi atari ugutsinda nyakuri, ko ahubwo gutsinda nyakuri ari ukwitsinda uwo nguwo. Mu gihe abana b'abantu bose bazaba bageze kuri urwo rwego, intambara zizarangira. Ibitari ibyo, intambara ntizizagera ku iherezo. Ngaho tugaruka ku magambo y'uwitwa Plato ko only deed has seen the end of war. Uwapfuye niwe wenyine wabonye iherezo ry'intambara, kuko mu gihe cyose ukiri muzima intambara zizahora mu ruziga, zikoroha bugacya zikagaruka. Gushimiye kwagura iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ibiganiro byacu bigaruka buri munsi ndetse na buri kanya. Wibuke gukora subscribe munsi y'iyi video. Ciao. Bari kumwe na Sylvain.